Ukwezi kwa 12 ni ukwezi usanga buri wese urebwa n'imisoro n'amahoro aba agomba guha agaciro gakomeye kuko ari ukwezi gutangwamo umusanzu wubaka igihugu binyuze mu misoro itandukanye. Itariki ya 31 Ukuboza ni itariki ntarengwa yishyurwamo avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu ku bafite ibikorwa byose bibyara inyungu. Uku kwezi kandi ni nako kwa nyuma ku bagomba kumenyekanisha no kwishyura amahoro ku bukode bw'ubutaka. Uwiriye tariki irenze atararangiza inshingano ze yirengera ingaruka z'ibihano biremereye. Mu kiganiro twagiranye na Komiseri w'imisoro y'imbere mu gihugu bwana Kayigi Aimable yasobanuye neza urebwa n'umusoro ku nyungu wari we. Urebwa n'ababa bakoze ibikorwa by'ubucuruzi ariko koko bakaba banungutse. Bakaba bungutse, hari abishyura icyo twita regime réel, ni ukuvuga ngo abakora ibaruramari bakishyura ku nyungu nyazo bakoze. Habari n'abari muri forfait, dukwinde kwita abari muri forfait, ni ukuvuga bishyura 3% y'igicuruzo cyakozwe. Abo ngabo batarakoze mu by'ukuri ibitabo by'ibaruramari, ariko hakaba n'ababa muri flat, ni ukuvuga ngo abishyura umusoro uzwi umubare runaka basanzwe bawumenyereye bitewe n'icyiciro barimo. Ariko icyo twibutsa muri rusange ubu ngubu ni uko ni icyo kwishyura igihembwe cya gatatu, aho bafata kimwe cya kane nanone cy'umusoro batanze akaba aricyo kigomba kwishyurwa ubu ngubu. Uburyo ubarwa n'uburyo busanzwe ko ari ugufata umusoro ku nyungu yatanze akawugabanyamo inshuro enye. Kimwe cya kane rero nicyo aza kwishyura ubu ngubu bitarenze itariki ya 31 y'uku kwezi k'Ukuboza. Ariko nkaboneraho kwibutsa abasora ko itariki ya 31 izaba ari muri weekend. Bikaba byaba byiza tukikabagira inama rero yuko imenyekanisha umusoro no kwishyura byakorwa mbere bidategereje itariki 31 uko izagera muri weekend. Ikigo cy'imisoro n'amahoro giha rugara abasora kwikorera imibare bakabara umusoro bagomba leta bakurikije urugero rw'ibikorwa bakora n'igicuruzo bagera mu mwaka. Umuntu agasora bitewe n'uko yinjiza. Nyuma yo gutanga umusoro w'umwaka wishyurwa bitarenze mu kwezi kwa Werurwe, usora abafite inshingano zo kugenda yishyura avansi y'umusoro ku nyungu buri gihembwe. Impamvu yitwa avansi y'umusoro nuko umwaka wawubanjirije urebye niyo shingiro ryawo. Umwaka wawubanjirije uwo bireba aba yarasanzwe yaratanze umusoro hashingiye kuri bya byiciro nigeze kuvuga. Noneho nkuko byasabwe n'abasora babicishije mu rugaga rw'abikorera, basabwe ko kugira ngo bategereze umwaka wa nyuma nugera azaze gutangira icyarimwe umusoro ku nyungu, kandi hari igihe bishobora kuba byamuremerera. Basabwa yuko bakoroherezwa uwo musoro bahereye ku musoro watanzwe umwaka ushize akishyura kimwe cya kane mu rwego rwo kugira ngo yorohereze. Burya kubika amafaranga ntawe bitagora, ni ikibazo mu by'ukuri ntawe bitagora. Ushobora no gukoresha amafaranga y'umusoro ukayakoresha ibindi, ariko iyo uvuze uti ndawutanze wawigabanyirije noneho umwaka wazarangira, ni impamvu twita ko ari avansi y'umusoro. Urongera ukabara ugakora ibaruramari ryawe ukaza kugaragaza umusoro wagombaga gutanga, noneho ugakuramo ayo ngayo uba waratanze nka avansi ukishyura asigaye niba ugomba kwishyura. Niba ugomba rero ayo watanze niba ari menshi ugakorerwa icyo bita credit, ukaba uri muri credit position ugakorerwa icyo twita credit note, ni uburyo bwo kuyagusubiza mu by'ukuri. Ariko abo bireba nabo barakoze inyungu umwaka ushize nkuko nabivuze, kimwe cya kane cy'umusoro bagombaga gutanga. Ntabwo abakoze igihombo cyangwa abakoze declaration dukwiye kwita ko ari neya, mu yandi magambo bavuze ko batakoze, abo babiri ntabwo bibareba. Nongere mbisubiremo, abakoze igihombo n'abakoze declaration za neya, abo ngabo ntabwo bibareba. Abo bireba ni abakoze inyungu mu mwaka wabanje. Iyo usora atubahirije inshingano ze, itegeko riteganya ibihano. Ariko Komiseri Kayigi avuga ko ikigo cy'imisoro n'amahoro kidashimishwa no guhana abasora. Ikiba cyifuzwa ngo nuko abasora barangiza inshingano zabo neza kandi hakiri kare. Ubu ikigo cy'imisoro n'amahoro cyegereje abasora serivisi zihuse, aho bifashisha ikoranabuhanga mu kurangiza izo nshingano. Uretse kuba gukora imenyekanisha musoro ubwaryo byoroshye, hari abashobora kuko bikorwa hakoreshejwe systeme y'ikoranabuhanga,
gukora declaration ntabwo bisaba ko wavuye aho ukorera, ntibisaba ko wavuye mu iduka ryawe, ntibisaba kuba waretse business yawe, ni ugufata gusa akanya gatoya. Niba ari abakoresha e-tax system agakoresha e-tax mu kuri imenyekanisha musoro, niba ari n'abakora declaration bakoresheje telefone nawe agakanda akanyenyeri 800 urwego agakurikiza amabwiriza agashaka gukora imenyekanisha musoro. Ubwo aho ni ku ruhande rw'imenyekanisha musoro. None umaze gukora imenyekanisha musoro abona ubutumwa bumuha nimero imuranga yakoreyeho ryamenyekanisha musoro. Iyo nimero niyo ashobora gukoresha noneho mu kwishyura rero ubwo nabwo birafunguye. Ashobora kujya kuri bank akishyura bisanzwe nkuko umuntu yishyura, agaragaza ya nimero akishyura. Hari abashaka gukoresha ikoranabuhanga riteye imbere rya internet banking cyangwa se e-payment, nabyo tunabakangurira cyane cyane ku babizi kubikoresha. Abo ngabo biroroshye ko ntabwo isangwa ajye muri bank, aba yibereye iwe akinjira mu imashini ye akayarangiza akishyura. Ariko hari n'uburyo bwo gukoresha mobile money nabwo buhari, aho umuntu ashobora gukoresha mobile money bisanzwe akishyura, n'abandi bakoresha ubundi bwo kwishyura bakoresheje nka Infinity cyangwa n'abandi. Ariko ushaka gukoresha mobile money nibwo buryo tubagiraho inama, cyangwa se ukajya muri bank ukishyura rwose, waba ugiye kuri comptoir bisanzwe ukishyura cyangwa se ukoresheje e-payment, byose birashoboka birakora. Ariko nanone nkunyagaruka kuri ya nama y'ingenzi yo kudategereza umunsi wa nyuma kugira ngo abantu bashobore kwirinda ya mirongo, ukore declaration yawe hakiri kare unishyure hakiri kare. Sengimana Rose akorera ibikorwa bye byo kwakira abantu na serivisi z'amacumbi mu karere ka Rubavu. Kuri we ibyo gukora imenyekanisha ndetse no kwishyura hifashishijwe ikoranabuhanga bihagazeho, akavuga ko ntawe ukwiye kuba agikererwa kurangiza izo nshingano kuko ubu byorohejwe. Mu iki gihe ibintu byaroroshye, ntabwo ari ngombwa ko tujya gusora ku munsi wa nyuma, kubera ko uradekarara, wamara kudekarara maze gukora declaration ukajya kuri banki ukishyura, ukajya kuri mobile money ukishyura. Ahantu hose byaroroshye. Ni cya kibazo kigenda kigaruka cy'imyumvire abantu kutumva ibintu, kubera ko gusora mu iki gihe biroroshye. Ntabwo ari ngombwa kujya kuri Rwanda Revenue. Kuri Rwanda Revenue habaye ikibazo kidasanzwe, ariko ubundi uragenda ukadekarara ufatanyije na mujyanama wawe cyangwa se wowe umaze kubimenyera ukabyikorera, warangiza ukajya kuri banki ukishyura, ukabika za dokima zawe zombi. Igihe bazakenera kuzikubaza nawe muri system barabibona. Byaroroshye ko nta mpamvu kujya kubyigana kuri wa munsi wa nyuma ngo bajye ku murongo. Ngiye ku giti cyanjye ntabwo njya muri biriya bintu. Umuntu amujyanama wanjye aramfasha tukabikora neza kandi tukabikora ku gihe. Uku ni nako Twagirimana iri gukorera mu karere ka Musanze abibona. Agira inama abasora kujya bakora igenamigambi ririmo n'imisoro kugira ngo banateganye uko imisoro igomba kwishyurwa kandi ku gihe. Ari kigomba kubaho kugira ngo n'igihugu gishobore gukoresha ayo mafaranga ko kiba cyarashyize mu buryo kizayakoresha, itari kigomba kubaho. Ahubwo ikiba kigomba kubaho nuko usanga hanini abacuruzi tudateganya imbere, ukavuga uti muri uyu mwaka nzaba ngomba kwishyura ibi, ahubwo ukajya gufata bya bipapuro ari uko amatariki ageze, ugasanga comptable wamwongeye kuvugana ari uko itariki igeze. Umucontable yagombye kuba ari umuntu gusura buri munsi akugira inama. Usanga rero n'aba comptable bahoraho dufite n'abariya bana tuzanye, ugasanga ari wa muntu utuma muri banki kuverisa kurotira gusa, ugasanga yitwa comptable ariko atari wa muntu uhora mu bintu bya buri munsi ngo akwibutse cyangwa se nawe ube wakwibutsa. Vice President w'urugaga rw'abikorera mu karere ka Rubavu Bazimaziki Pierre Dami avuga ko abakererwa gusora ari abagifite umuco utari mwiza wo kwirindiriza, hakaba n'igihe bamwe bibagushije mu bihano. Hari umuco, hari imyumvire, hari umuco utari mwiza, aho abikorera bitewe n'imyumvire bumva ko amafaranga bayasohora ku munota wa nyuma. Rimwe na rimwe bikabaviramo ubukererwe iyo ikoranabuhanga ritagenze neza, ikirere kitagenze neza, internet idakora neza, bakibona bakerewe. Rero nka PSF nk'urugaga rw'abikorera turakomeza gushishikariza abagenzi bacu kuba bamenyekanisha umusoro ku gihe. Ibi ndetse byarwanya wa murongo uboneka ku munota wa nyuma. Muri biganiro bikora benshi babigarutseho, bashaka kuvuga ko ari na serivisi mbi bahabwa n'ikigo cy'imisoro, ariko biza kugaragara ko hari abashaka kumenyekanisha umusoro no kwishyura ku munota wa nyuma. Rero nka PSF turakomeza gushishikariza abagenzi bacu tubereka ko
mu misoro harimo ibisabwa bibiri, harimo kudekarara no kwishyura. Ku ruhande rwe Madame Ndetse ukuriye ishyirahamwe ry'amahoteli, bari ndetse na za resitora, avuga ko abari muri iki cyiciro cy'abakira abantu bagaragara nk'abagifite intege nke mu kunoza inshingano zabo zo gusora. Ishyirahamwe ryabo ryiyemeje gufata ingamba zo kurinda abanyamuryango kugwa mu bihano bitewe no kudatangira umusoro ku gihe. Hari imbaraga tugiye gushyira muri komite, gushyiraho umukozi uhoraho ku buryo nawe yatwunganira kujya kuri cyangwa kuri benshi kujya iyo tariki batwibutsa hakiri kare, n'abandi wenda njye nababyibuka ariko hari benshi batabyibuka bitewe nuko uba ufite inshingano nyinshi uhugiramo, y'amatariki akaza kugucika ukisanga uri muri cya gihe cya nyuma. Ariko umukozi tumara kumushyiraho uhoraho muri komite yacu ku buryo dukangura kuri izo gahunda zose tugomba gukurikiza, ngira ngo icyo kibazo kizakemuka. Muri iki gihe abasora baributswa kurangiza inshingano zabo hakiri kare. Uyu mwaka itariki ya nyuma izaba ari muri weekend. Abasora twaganira basanga atari byiza gutegereza umunsi wa nyuma, ahubwo ko buri wese yaharanira kuba yarangije imenyesha ndetse akaba yanishyuye imisoro mbere y'itariki ya 29 Ukuboza kugira ngo yirinde ibibazo byavuka muri weekend. Mu cyumweru cya nyuma hari igihe network ibura kubera abantu benshi bari badeklara, wajya gusaba na service ugasanga n'umurongo w'abantu benshi cyane ku buryo bigutwara n'iminsi 2 y'amatariki akabarageze, none na network nayo ikaba ibaye saturé. Mu kuba saturé ugasanga ibyawe uguye muri bya bihano kandi nta intention wari ufite. Kwiga kumenya nagahoraho, turakomeza kubashishikariza, turakomeza kubasobanurira ku bufatanye ari twe, ari ikigo cy'imisoro n'amahoro, ari na buri wese, inzego z'akarere, inzego z'umurenge, ku bufatanye. Ntekereza ko mobilisation igomba gukomeza, kwigisha nagahoraho, hanyuma tukareba ko bagenzi bacu koko bahindura imyumvire mibi bakerekeza imyumvire myiza yo kwirinda ibihano biza bitewe n'ubukererwe. Ntiduhema kugaruka ku kamaro k'umusoro nk'inkingi ya mwamba mu iterambere ry'igihugu. Icyakoze hari ahakigaragara abakora ibikorwa bibyara inyungu bagikwepa ntibiyandikishe mu misoro kugira ngo nabo batange umusanzu wabo mu kubaka igihugu. Komiseri w'imisoro imbere mu gihugu Kayigi Aimable abasaba gucika kuri iyo ngeso. Buri munsi azi ko ibikorwa remezo bikenerwa ibyo ari byo byose, yaba imihanda, yaba amashuri, yaba aho twivuriza, ibitaro hirya no hino n'ibindi byinshi ntavuze bituruka muri rusange mu misoro. Niyo ari imyenda leta yafashe nayo yishyurwa n'ubundi hakoreshejwe ya misoro. Uvuga ngo umusoro mu by'ukuri ni ingenzi. Kuba ari ingenzi rero ntabwo hakabaye habamo bamwe bawukwepa cyangwa se ntibawishyure uko byari bikwiye. Informal sector rero irahari nibyo koko, ariko wabazi ngo ari muri informal sector, kuko icyo twita informal sector ni umuntu ukora ibikorwa atiyandikishije, atagaragara, ariko ari ibikorwa bimubyarira inyungu. Ibyo bikorwa bimubyarira inyungu nubwo yaba bikora ariko akabazi ko atiyandikishije, rwose nagira ngo muri aka kanya mbonereho kumukangurira ko yiyandikisha akanasora, cyane cyane ko yatabikoze tukabonaho amakuru cyangwa se tukashobora kubigeraho tubimenye ko yabikoraga, noneho n'ibya bindi navuga ntabwo twifuza guhana abasora mu by'ukuri. Oya, ntabwo ari cyo shingano ya mbere dufite, nubwo abatubahirije amategeko tubikora, ariko abari muri informal sector nabo aya mategeko arabareba. Iyo batabyubahirije ngo yiyandikishe anasora uko bikwiye, yewe hari n'ibihano bimuteganyirijwe, ariko akanya mu by'ukuri ko kubakangurira abatubona ubu ngubu kugira ngo niba yakoraga ibyo bikorwa kandi azi akamaro kabyo, amenye ko ikigira igihe cyo kubivamo kugira ngo noneho ajye mu nzira iri fomu, inzira isobanutse, inzira izwi, aho nawe agomba gutanga umusoro we mu buryo bukwiye nk'umusanzu abayitangiye nawe mu kubaka igihugu cyacu. Mu rugaga rw'abikorera batangaza ko batazakomeza kurebera izuba abagisiga isura mbi abikorera batishyura imisoro, kuko buri wese nta n'umwe usigaye agomba gutanga umusanzu wubaka igihugu agendeye ku ngano y'ibyo yunguka. Hari ubushake, byose birashoboka. Ubushake rero nka PSF, nk'ubuyobozi bwa PSF turabufite bwo kwibakira igihugu, kandi nta usigaye inyuma ku bushobozi afite. Ngo yaba uwikorera muto agomba kugira uruhare rwiwe, yaba uwikorera uciriritse agomba kugira uruhare rwiwe, yaba uwikorera munini, usora munini agomba kugira uruhare rwiwe. Rero ubushake turabufite. Ku rundi ruhande revenue nayo ifite ubushake, ndetse gahunda ya leta nayo irahari, irasobanutse. Ntekereza ko
ku bufatanye bw'inzego abo barusarurira mu nduru niko nabita badashaka gutanga umusoro kandi ibyiza by'umusoro birazwi biraboneka, abo ngabo badashaka kumenyekana muri PSF unako tubamenye. Nkuko nabivuze mwanya, hari amatsinda mato agiye akagera kubikorera aho bakorera ahariho hose. Ntekereza rero ko ku bufatanye bwacu twese nk'inzego, ku bufatanye bw'abikorera, wabonye ko abenshi barajijutse basanzwe bajijutse, ariko abo barusarurira mu nduru nabo ku bufatanye tugomba kubarwanya kugira ngo buri wese uruhare rwe mu kubaka igihugu rugaragare. Ntekereza rero ko nk'uko bikunze kuvugwa, ibyiza byinshi biri imbere twese dushyize hamwe. Ikigo cy'imisoro n'amahoro cyorohereza abasora mu gihe bakoze amakosa mu gukora imenyesha musoro, iyo babyibwirije bakayakosora boroherezwa mu bihano. Bikaba bitandukanye nuko ikigo cy'imisoro n'amahoro cyakwikorera igenzura risesuye kigasanga usora yaranyereje umusoro. Waba yakoze imenyekanisha musoro bitari ryo, ko naryo bibaho, yabikoze yaba bigambiriye cyangwa atabigambiriye, ariko akaba yarigeje kunyerezaho umusoro abizi ko yawunyereje, namugira inama yo kugira ngo ategereze ejo Rwanda Revenue izabimenye, anacibwe na rya bihano navugaga, yaza akikosora. Kuko kwikosora arongera akararyamenyekanisha umusoro yakoze mu buryo butari bwo akarikosora, kandi yarikosoye harimo ibyiza byinshi yungukiramo. Kuko uwo twabonye tuguca ibihano nibyo, kandi ntabwo ari ibihano navuga ngo biroroshye, ariko uwo ngo wikosoye we ingaruka nziza bimugiraho nuko atanga wa musoro yagombaga gutanga. N'ibihano biva ko biciriritse ni bito rwose ugereranyije n'ibindi, akaba ari yo mahirwe abafite nanone nawe agakora yemye, aho kugira ngo akore afite ubwoba avuga ati ejo bazangiraho cyangwa banci ibihano, kandi ari uburyo yakwikosora agatanga wa muhano n'uduhano dutoya, kuko aya mafaranga ntabwo aba yatangiye igihe, ariko mu by'ukuri atari ibihano biremereye byamubuza kuba yakwikosora. Muri iki gihe twegereza impera z'umwaka wa 2017, ikigo cy'imisoro n'amahoro kirashishikariza abasora gukora neza imenyesha musoro rya avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, kandi bakawishyura kare batarindiriye itariki ya nyuma. Ubutumwa nageza ku basora muri rusange nubwo kwibutsa ko igihe cyo gutanga igihembwe cya gatatu cy'umusoro ku nyungu cyageze, ariko nkavuga nti nanone nubwo kirangirana n'uku kwezi, si byiza ko abantu bategereza iminsi ya nyuma. Ubu ngubu batangira gukora imenyekanisha musoro, yewe akagenda akanishyura, ukaba wirinze ingaruka zimwe na zimwe. Wirinda ingaruka zo kuba wananirwa gukora imenyekanisha musoro kuko habaye nk'ikibazo cya network, cyangwa se uko abantu bose basoreye icyarimwe hakabajyamo. Ibyo ngibyo ubyirinze. Kwishyura nanone wishyura mu buryo busanzwe, banki ziba zifunguye, abantu bataraba benshi, nta mirongo, uragenda ukishyura rwose nta muvundo, nta kintu kikugoyemo. Hagati aho ngaho ukaba wubahirije inshingano yawe ku ruhande rumwe, unagabanyije ibibazo byose nakwita nka risk zatuma udashobora kwaho kwishyura ku gihe. Unakora imenyekanisha musoro ku gihe, unishyure ku gihe, ugafatwa na bya bihano muri rusange, kandi washaka kubyirinda. Nubwo butuma rwose nagira ngo ntange ko abantu bose babyirinda, tukabikora hakiri kare, tugasora hakiri kare, tugakoresha imenyekanisha musoro hakiri kare, tukanishyura hakiri kare, tukubahiriza inshingano zacu muri rusange zijyanye n'umusoro neza, nta ngaruka n'imwe yatubaho nyuma yaho.